abanze. Oh my god. Très bien. Très bien. I love you. I love you. I love you so much. Murabona rero bibere mu rukundo. Urukundo. Icyo nabwira Imana urukundo ruzahore. Cyongwe twarize arahagije. Uyu nguyu rero bakunze bayakamwana nuje kumanagura amarira dusabe yandishe. Niwo ugiye kugwa. Liliane rero mbanze nkubwire tukiri hano bya bindi byadusabe niba dutetse ikiro cy'inyama banzovu bakaba baraje na ba Esther barurira inyama imwe ejo dushyushye neje twongere turye. Nta mpamvu yo kwarura inyama eshatu. Abandi akabaka kamwe kamwe. Oya wenda we yashyiraho bigiri basinaye. Ariko abandi barura inyama imwe. Nono ba muri yanzu mpana Esther. Nena mubwiye ntihazajye umuntu asipo nyinjire wanjye. Ubwo nari nabasigiye amafaranga y'ikiro cy'inyama cyo kinyama kigura 1000 nimba icyo gihe nimba zaraguraga 8. Biri aho ngaho. Njya kwikora ikiganiro. Hamagare banyamabondo bantu baze gukora ikiganiro wanjye. Izanyama baraziri. Izanyama zanjye nizo bakoreshe content barika n'ubugari. Uriya mugore yarananiye content sha. Yani ntazaze arimo udupira amubyariye enda wasanga dusabe yari afite udupira akanga kubyarira yakamwana. Reka turebe ko yakamwana uzamubyarira hungu nakobwa ko yakamwana ni imfubyi yakamwana na papa wagira na mama we afite mushiki we umwe bita makuru tubigisenyi yakamwana akeneye umwana rero. Liliane ntuzamere nk'indara ziza zifite udupira uzaze nta kufite. None hariya turara ducanye hariya Kimironko barara bacanye mpaka mu gitondo. N'ahandi amatara barimo icyo bakabuje n'amafa bagira ngo bakwake hariho bita konseye ubu urayamuha. Oya hari n'igihe isabune zishira zo koga cyangwa tukaba twakenera amavuta yo kwisiga. Wa muntu rero winjiranye udufaranga tuba tugomba kudushyira hamwe umuntu watwinjiranye kugira ngo tugure mu isabune uko n'amavuta tugure amavuta ibintu nk'ibyo. Ari byiza. Nimba ufunzwe nko muri transit kwa Kabugara aho ugera bakakubwira ngo ufite ibintu byawe tubikubikire ukagenda nimba ufite isaha nimba ufite telefone nimba ufite amafaranga urabitanga bakabyandika ariko ugasigana ayabuje. Noneho iyo bagufunguye gato ngo baragufunguye kwa ni mu gihe iringuye ngo kugira ngo baguhe bya bindi urabyihora ugahita wigendera hajya ujya kubyaka bakagusubizamo. Gushaka n'inkweto wenda fande wagufunguye yagiye akabahaza undi wenda umusimbuye ngo ko nk'iki ngiki kiri gukora icyanze subiramo ugagatonda bakagufunga ari nko kuwa gatanu ugongera gutanga ikibazo kuwa mbere yawe weekend ukongera ukayikururiramo. Rero iyo bamfunguye sinjya ninda aho ngaho n'ibirenge uhita ucaho sohoka nyaruka rwose nashimwe atani ibirenge inkweto nkazabona inzi ari uzugira ngo bagusubizemo kubera bodaboda uzanye n'abantu ubura amafaranga cyangwa ubura inkweto nese amungana yaguhamagara ati nabuza ya siripa yenzi ko afunguwe enda akaba afite nimero yanjye mu mutwe enda we nta telefone afite babaye isigaranye je nafuze mfite 50 nari nasigiye dusabe telefone nimara gufungurwa nahise muhamagara cyakora dusabe yarambaniye nasanze yose ari yari yakuyeho nka 5 gusa yose yandi yose ariho kabisa yarabyizeye ko n'ubundi ugomba kurekuka byagomba ntago ariko usibye ko dusabe ntajya mbumubona ha ibintu by'amanyanga byo kugira utumyanga ngabe yarya umuntu siko bimeze nzova nabyashoboye nagabo yo banye n'umuntu akabona kandi dusabe kigera afite ubwoba afite se ko umuntu afunzwe kandi bikabyatutse oya imiryango ye irabibonete inshuti za kamwa zabibona gute uzi ko dusabe kigera kunyatitiraga yakamwana bamaze kumuvana iki ku murenge wa Kinyinya bamujyanye intoza
dusabe rati Ega nta muntu Dusabe wakwifuza ati. kujya hariya hantu. barafite n'ihungabana urumva bamwibye amafaranga ya cano bamwiba cano nguzi nzovu nguza agahinda yakango yahuye nako ngo yari yizeye neza yuko najya kwimuka agiye kubana na Liliane ngo azazana n'utwo dusahane ngo ariko wa mwaka umukeya wa yaka ngo Liliane baramucucura ibintu Ariko n'ibishaka tuzabishaka. Gusa ubundi ko nabibonye Oya. ndi muzima, nabibonye ko oya ndi muzima. yakamwana kurangahe Imana ibaha inzu ibikoresho nubwo bagura amasafuriya abiri amasafuriya abiri bakagura amasahani angahe amafoke angahe matora werega buriya ibintu ntagire ngo umuntu wipasa muremure sinzi ukuntu aba ameze igikoresho ugenda ukigura buke buke buruzi ibikoresho mu nzu ngemba nemera injerekani yo kuvomamo amazi ibase yo gukarabamo mu maso nubwo yaba isahani imwe n'amafurusheti abiri n'igikombe n'amasafuriya abiri n'igikombe cyo kwango cyo kwiborosa n'ibiki n'imbabura ibyo biba bihagije ibyo biba byabaye uyu munsi babona amafaranga bakajya mu isoko bakagura ibindi ese ubundi kugira ngo wibwe byagenze basangira ku isahani naje hano wari waje hano bigenda bite nyine nyine dusobanura naratashye nsanga nyine uwo twari kumwe yagiye mbese niba bitwaye ntabwo wari uzi se ahantu avuka babanaga ni ukuvuga yaratashye asanga yazinga yapakiye ibintu yigendeye none se ntabwo wagerageje kumurega uburiri bwarabugusigiye naramwihoreye yabwose yarajyanye n'uburiri se mutegeye naraye ku makaro buracya kwasha amakaro arakonje ikaro ryarankonje ndavuga ndamugaye akamwana ngo bimubwire uhita ufata moto kubera stress ngewe mfite mufate stress ntabwo icyumba mbasha guhamagara telefone yanjye yari yanapfuye ahubwo yabimbwiye mu gitondo ubusare wafata nimero y'umukunzi wawe mu mutwe uzi nimero ya kamwana mu mutwe nanjye se ndayifatiye none se kubera icyo utayifata nk'ubwo ngubwo iri mu kibazo ko ariyo nari mfite yanjye yarikwaga n'139 nanjye yawe nari nyifite nari nyizi mu mutwe ariko yadusabe nayo nari nyizi mu mutwe ko nageraga ikibazo naba nta na telefone mfite na n'ubu ngubu ukigize wamuhamagara ndabizi neza ko Liliane nawe ngiye guhita nyifata vuba rwose ndaba nayifashe uraba wayifashe Liliane rero mbanze nkubwire tukiri hano bya bindi byadusabe niba dutetse ikiro cy'inyama banzovu bakaba baraje na ba Esther barurira inyama imwe ejo dushyushye n'ejo twongere turye nta mpamvu yo kwarura inyama eshatu oya wenda we yashyiraho ebyiri basinari ariko abandi barura inyama imwe izo ni kondishono z'urugo rwanjye ikindi kintu ugomba kumenya ko nkunda imvange akavange buriya ndagakunda cyane kandi nawe nabonye ukunda akavange ikindi kintu nkunda igikoma cya buri mu gitondo ba muri yanzu mbana Esther namubwiye ntihazajye umudasipo nyinjira iwanjye ubwo nari nabasigiye amafaranga y'ikiro cy'inyama kigura 1000 nimba icyo gihe nimba zaraguraga 8 birindwi aho ngaho njya kwikora ikiganiro ahamagare ba Nyamabondo ba Noheli baze gukora ikiganiro iwanjye izanyama zanjye nizo bakoresheje content barika n'ubugari uriya mugore yarananiye content sha umuturanyi wa mukecuru tubana mu gipangu wambwiye ati umuturanyi rero wamubwiye ati Liliane nushakana na yakamwana utangiye kugaragara ku ducano ntuzahamagara abanyamakuru cyangwa waguhamagara bakunje uzane abanyamakuru mu rugo rwa yaka kirazira mwana kirazira ujye wubaha urugo rw'umugabo wawe pana ibintu by'akavurugwa ngo bari n'abantu bari bugusure wenda baturutse iwanyu babona ari ukambwira ati uyu munsi ufite abashyitsi mu kiganiro ese yaguhe kugeza aka kanya wari wabwira bamwe mu muryango wawe ko wabonye umukunzi mwifuza kurushinga vuba nabwiye abana tuvukana mama we naramwiberenga azavugane n'umugabo uzaba umuretse rata mama naramuretse pe ariya mama tuzabimubwira twabanye turi kubana mu nzu nawe mu gihe tutari abana mu nzu baba mu mutara kuko ubu ngubu mama umubwiye yatangira akakubaza uzajya uzana n'agaforomaje none se mama wawe yari yamenya ko wabaye umusitari cyangwa abaturanyi baramwereka ntabwo arabimenye rega nta nubwo azi abo bashazi ko ugikora cya kiyede
ngo nzovu ngo cyagiye ngo yazaga kugushaka burya yakoraga ikiyede ndetse si bamaga bitanu ikiyede ni akazi yarabivuze abantu baramuseka ikiyede gitanga amafaranga uravunika ariko nanone nta muntu ugusuzugura ariko buriya ngo bafite amakuru ngo abafundi iyo bibye imisumari bayiha abayedi babo bakaribo bayitwara ngo noneho umufundi bamufata hagafatwa umuyedi twebwe aho twakoraga hariya Faisal haba kamera buri kimwe cyose umushinwa bari kukireba ntabwo wasohokana ikintu twibaga imisumari natwe twarayiba Nzovu arega nawe ikiyede yarega ako Nzovu niwe muntu nzi nta kazi k'ingorwa atakoze usibye akazi kamwe mu Kiyovu ariko baduhaga bya papa bivamo sima twarabigurishaga babikoragamo nimba ari imbaraje nimba twa dufuka bahahiramo bya papa bya sima igipapa bagukubitaga amafaranga 50 kera hari sima yazaga mu bipapuro ndayibutse byo muri Kamembe simerwa se wabonye nk'ibipapuro 10 iyo waherezaga umufundi neza aho kugira ngo agwemukire ari ukuntu cya gipapuro kugira ngo bavanemo sima ufata igiti ugakubitamo hagati babaga bakisha none wagihamburaga neza ukagihambura hejuru sima ukazamura umufuka ugasuka cyangiye nafite nk'ibiro nka 50 umufuka wa sima narajogoka nagiraga gukira ngo kubita mu mucanga ibirase nkane Nzovu yari umusore ariko Nzovu agira amaraso abyibuha reba nk'ifoto ya ka mfata indangamuntu za mbere izi ni za kera ukuntu ari imeze iyi foto imeze nka gutya unarajogotse kuri amayoga n'abagore kiri umwana yarakuze ahubwo kari umukongomani banyitiraga ubyibushye gutya mugufa bakwitaga nde tugane ku musozi mwana yaminotaveni yagize tugana ku musaza rero ndashaka ko umuntu bita Liliane wicaye hagati y'abagabo babiri b'abastari ndetse nkeka kari nabo bamukoreye izina aka kanya kuba yicaye kuri kamera bikesha mwebwe muri hano ndashaka ngo ugire ikintu uvuga cyangwa se ugire ikintu ubwira yakamwana ndetse n'umuntu bita Nzovu kuko uri kumva Nzovu ikigaragara ntago yabifuhiyemo cyangwa se ngo abirakariremo ko Petit frère yamutwaye umugore ariko yananye inyuma ya kamera yaramaze babibona ngo yakamwana ngo yatandukanye n'umugore ngo kukina Nzovu itatandukana n'umugore cyangwa yakamwana agiye gushakana Nzovu agahita ashaka rega Liliane na Diane ni mu gihe kimwe kandi yakamwana njya gushaka Esther yakamwana nibwo nawe yahise ashaka nde dusabe kandi nawe yego ninjye wanje gushaka wewe wabanje gushaka oya habanje nyaka umwana wanje gushaka habanje yakamwana ndibuka nshakana na Esther natumiye yakamwana dusabe baraza arateka baraza bateka mfite n'icyo kunywa turanywa ko ndibuka yakamwana twe tuvanye gukorana ikiganiro nsanga dusabe yamaze kugera mu rugo bamenye ngo n'imyunyu y'inyanja ngo bakorobye inzu kugira ngo ibyana akoraga ngo bisohoke da ubwo rero yakamwana wagira ngo twese umwe akorera muri undi yakamwana wagiye gushaka nanjye ngiye gushaka kandi abagore twari dufite sibo tugifite ubu mwarahinduye yego icyo tubwira abantu barimo kudutega iminsi uretse abanze agire yakamwana abanze oh my god très bien I love you. I love you so much. Murabona rero ibere mu rukundo icyo nabwira Imana urukundo ruzahore twarize arahagije uyu nguyu rero bakunze bayakamwana niwe ugiye kumanagura amarira dusabe yandishije niwe ugiye kuguhamara guhanagura arize Liliane ngaho gira icyo ubwira Nzovu turangiza Nzovu ikintu mba nifuriza Nzovu kurusha ibindi byose na mbere hose njye mba nifuza kubona Nzovu yishimye uba wifuza kubona Nzovu yishimye nawe umukobwa wawe uramwifuriza iki ubwo agiye gushaka Nzovu umukobwa wawe Liliane icyo namwifuriza ubake agerageze tuzareba ko nimba ikibazo cyo kutabyara kiri kuri yaka Liliane ntazaze arimo udupira amubyarire
enda wasanga dusabe yari afite udupira akanga kubyarira Yakamwana, reka turebe ko Yakamwana uzamubyarira hungu na kobwa, ko Yakamwana ni imfubyi. Yakamwana nta papa wagira, nta mama we afite mushiki we umwe bita Makuratu b'Igisenyi. Yakamwana akeneye umwana rero. Liliane ntuzamere nk'indara ziza zifite udupira, uzaze ntako ufite. icyo wifuriza Yakamwana n'urugo agiye gushaka ni Yakamwana icyo namwifuriza, azafata umugore neza, ntazamubabaze, ntazagira ate, ntazatere ya mitwe nk'iyo kwitaga dusabe, sibyo. Umugore Liliane cyane mutoya, ntabwo akwiriye gukubitwa, wamugira inama ukagera gute. Liliane ntazakubitwe nibura, kuko aramutse akubiswe Yakamwana yahita ajya ribu ubwa kabiri. Bye bye.